Yesu ashimwe bene data, nishimiye gutangaza ko application mu minsi ishize nasabaga ko haboneka abantu badufasha kuyitestinga, ubu ngubu yamaze kugera kuri Play Store. Rero nifuje gufata aka video kugira ngo ngaragaze uko umuntu ashobora kuyidownloadinga, kuyisharinga se n'ibindi. Reka duce hano kuri Play Store niho turi buyibone ahangaha. Agenda nandikemo hano mu gusearchinga, andikamo umugenzi, niko application yitwa. Kandaho, murabona ko itari hejuru, ntabwo ari ibanza kuko ni nshyashya kuri Play Store. Rero biradusaba kumanuka hepfo, tujya hano kuri more results, wenda byanditse ukundi mu rurimi rundi, Igifaransa se n'izindi ndimi. Hano kuri more results, ubundi tumanuke ngiyi hano, ngiyi yitwa umugenzi. Yego, rakandaho, ukanda hano kuri install, nuko ubundi ze muri telefone. Reka dutegereze yuzure, ubundi tubone kureba imikorere yayo. Rero ifise megabyte 234, murabona ko ni nini ugereranije n'izindi wenda, ariko impamvu nuko ibyinshi nani byose nabishyize muri application mo imbere, kugira ngo umuntu namara kuyidownloadinga bitongera kumusaba internet kugira ngo ayikoreshe. Hari application umuntu aba afise ariko bigasaba ko agomba kuba afite internet kugira ngo ayifungure ayikoreshe, ariko iyi ngiyo audio zirimo ntabwo zisaba internet mu kuyikoresha. Ni muri urwo rwego rero mubona ari nini gutya, kuko ubwo internet umuntu akenera niyo kuyidownloadinga bwa mbere, ariko hanyuma yaho ntabwo yongera gukina internet. Wenda byazahinduka mu gihe hari ibindi umuntu ashobora guhinduramo, ibyo wenda turaza kubigeraho umuntu namara kuyifungura. Reka tuyireke ibanze yuzure. Okay, murabona ko application yacu imaze kuba installed. Reka tuyifungure, kanda hano kuri open. Yego, nuko nguko imeze rero. Murabona ko menu yayiri mu Kinyarwanda, ariko umuntu ashobora no gushyira muri mashaka. Urugero, turaza hano mu igenamiterere, nibyo settings, tuze wenda turebe ururimi. Murabona ko hari Icyongereza, Igifaransa, Igisipanyoli, Igiswahili n'Ikinyarwanda. Reka turebe wenda nk'Icyongereza. Murabona ko isi ijya mu Cyongereza, ya menu iri mu Cyongereza. Noneho search, layout, language and layout, history, share app, settings, gutyo. Tujye muri settings tuyisubize mu Kinyarwanda. Umuntu yahitamo ururimi ashaka, umuntu ugiye muri izi ngizi zose. Reka dushyire mu Kinyarwanda. Yego, rero application uku nguko imeze. Mbere yuko wenda tureba ibiyigize n'iki ibirimo, hano niho wakanda ushaka gusangiza abandi, ugasangiza abandi link ya Google Play. Yego, reka turebe application. Iki ni, tujye ku gice cya mbere, ukanda hano kuri turebe hano 30, igice cya 30, iteka nta bwenge yaciriweho. Urakanda aha bakwereka ibitabo byose uko birimo. Turebe wenda igice cya mbere, ni umuntu wari uhetse umutwaro. Yego, nguko rero bimeze. Hepfo hari footer, iyi ngiyi ya magambo yo ari hose, ayari munsi. Rero ushaka kumva urakanda hano nyine hagati, amagambo akagasoma. Umuntu wari uhetse umutwaro.
nanyuraga mu butayu nibw'iy'isi, mbona ahantu hari isenga ndyamamo, ndasinzira ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Mwitegereje mbona abumbuye icyo gitabo aragisoma. Akigisoma yego, murabona rero ibijyanye n'umuvuduko w'ibyumvwa, ubwo ni speed y'amagambo umuntu ari kumva. Nibwira ko hano ku bisanzwe niho bikwiye kuguma, kuko ushyize wenda tuvuge kuri 0.8 yagenda buhoro. Ararira ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana. Yego, hama wongeje wenda ugashyira kuri 1.2 nabwo byasoma byihuse. Arataka araboroga ati ngire nte. Akimeza atyo atahiwe, agezeyo amara umwanya ashoboye. Yego, ibyiza nuko biba hano rero ku bisanzwe niho heza. Yego, hano hari akantu kari ku ruhande gafite udufresh tubiri turi kureba iburyo. Hano niho ukanda mu gihe ushaka ko wenda iyi page yisubiramo, iyi page uriho iyi chapitre yisubiramo, cyangwa se ko bikomeza kwikurikiyeho, cyangwa se ko bihagararira kuri iyo chapitre akaba ari yonyine wumva. Ariko inama najya nuko umuntu atahakanda, kugira ngo kuko nabishyizemo by default ko bita bikurikizaho chapitre ikurikiyeho. Yego, bita iyo chapitre irangiye bita bikomeza. Ni byiza rero ko umuntu atakirirwa nakandaho, kugira ngo wenda nyuma bitaza kumugora ngo amenye ngo mbese nakanzeho byanyeretse iki, kuko ni amagambo yihuta ku buryo umuntu yabona bigoye. Reka nkandeho murebe. Hano ni uguhagarikira ku ipaje wari uri kumva. Hano ni ugusubiramo ipaje wumvaga. Hano ni uguhita wumva ipaje ikurikiyeho. Nibyo birimo rero by default, ni nabyo njye inama ko umuntu yakomeza gukurikirana. Rero umuntu ashobora guswipinga ajya iburyo, ugahita ujya kuri chapitre ikurikiyeho utiri ukora ikindi kintu, ukagenda gutya uswipinga, utiri uza hano hejuru ngo umanure gutya. Ushobora guswipinga komsa ukagenda ku ipaje ikurikiyeho. Reka turebe. Yego, nuko. Yego. Rero iki ni igitabo cy'umugenzi. Murareba hano hejuru ku ipaje iburyo hari ahanditse umugenzi. Iyo ukanze hano ubona ikindi gitabo kiri munsi, ubona ibitabo bibiri. Hitamo igitabo, ugahitamo igitabo ushaka. Rero katuze ku gitabo cya Mukristokazi. Hano munsi niho ukanda, ukemeza hara hejuru kuri kara kantu ka tick, ukemeza, ubundi ugahita ujya ku kindi gitabo cya Mukristokazi cyangwa cy'urugendo rw'umugore wa Mukristo. Nacyo ni igitabo cyanditswe na John Bunyan, kivuga ku rugendo rw'umugore we. Nuko nacyo gifise ibice 20. Naho uraswipinga ugenda gutya ukagera yego kuri chapitre ya 20. Cyo rero ntabwo gifite amajwi, ntabwo nagifatiye amajwi, wenda nabyo umuntu ashobora kuzabikora. Ahubwo icyo ndi gufatira amajwi ni cya gitabo twashyize mu Kinyarwanda cyitwa Ubuzima n'Urupfu bya Muntu Mubi. Icyo ngicyo nicyo ndi gufatira amajwi. Nacyo nifuza ko nazacyongera muri application. Ubundi yego, nacyo ni igitabo cyiza, kuko ni igitabo kigaragaza cyangwa se kivuga ku rugendo rw'umuntu ugana ikuzimu. Nk'uko uru rugendo ari urugendo rw'umugenzi ujya mu ijuru, nacyo ni igitabo kijya inama ikomeye cyane, gitanga umuburo ukomeye cyane ku muntu uri mu byaha. Kigaragaza ubuzima bw'umuntu witwa muntu mubi, uko yakuze kuva mu bwana bwe ari muto kugeza abaye umusore, agiye mu bucuruzi, ashaka umugore, arwara, acika urupfu, noneho urupfu ruza rukamujyana agapfira mu byaha akarimbuka. Ni icyo gitabo rero cyitwa Ubuzima n'Urupfu bya Muntu Mubi. Nagikuye mu Cyongereza ngishyira mu Kinyarwanda. Numva nacyo ari igitabo gikomeye cyane umuntu yazongera muri iyi application. Nuko rero ni ahangaho umuntu akanda, cyangwa se
ugakanda hano kuri utu turongo dutatu dutambitse turi ibumoso, ukajya muri menu, ukaza hano ngo ibitabo, ni option ya kabiri. Hari shaka, ubwo ni ugushakisha, hama n'ibitabo ugakandaho, bahita baguha menu y'ibitabo bihari ugahitamo. Niba byari by default kuri Mukristo, ukanda hano hepfo kugira bakwereke iriya tick hejuru kugira ngo wemeze, cyangwa se bari kuri Mukristo kazi, urabona ko hejuru tick ntabwo igaragara kubera ko aricyo gitabo uri gusoma, ariko uza kuri Mukristo ubwo ujya ku yindi option yo hejuru, tick ikabona kugaragara, ukemeza ugahitamo icyo gitabo. Nuko nguko bimeze. Hama rero ushobora kureba ibyashakishijwe, nk'urugero hano ibyo umuntu aba yaragiye ashakisha, bwihebe, ukaza hama ibyerekeye si ngombwa ko mbijyamo. Hano ni ugushaka wenda se nta bwenge ugashaka, yes, barakwereka chapitre nta bwenge arimo zose, ya 21, ya 21 hose kumanuka, 22, 25, 20 na kangahe handi, 25 niho tukiri, chapitre 26 n'iya 30. Yego, ukajyaho, yego, ukamenya aho ngaho kuri bwasangamo ibya nta bwenge. Sinzi niba hari ikindi ngomba kugaragaza. Harimo iby'imigaragarire. Imigaragarire ni uburyo application igaragara. Ushobora kubihindura. Reka turebe nk'urugero. Imigaragarire ushobora guhindura couleur y'amagambo, ushobora guhindura umukara bikaba umukara ukajya usoma biri umukara gutya, cyangwa se katusubire ku migaragarire bikajya muri iyi couleur ya sepia hano. Yego, murabona ko irahindutse, ariko ndaprefera igitare. Yego, nuko igitare. Hama ikindi kintu ushobora gukora, tugiye ku migaragarire, ushobora kongera amagambo, distance iri hagati y'amagambo. Urugero, murabona ko amagambo aragenda atandukana kurushaho, gutya arushaho kwegerana, ariko gutya agatandukana. 1:25, reka ariho nshyira, wenda nibyo biri normal cyane, ya 1:25 cyangwa na 30. Yego, 30, oya, tugire na 40 na 50. Yego, hama ku migaragarire nanone ushobora kongera ubunini bw'amagambo. Gusa ibi byo ushobora no kubikora ukoze zoom in and zoom out gutya, ukoresheje intoki ebyiri, ukora zoom in and zoom out. Rero ikindi, igenamiterere, reka turebe. Amajwi, kwerekana amagambo agendana n'amajwi, ni bya bindi bya kuri akuntu audio iri gusoma, iri kuvuga, hama n'amagambo bikagendana bihita bijya mu murongo. Yego, nibyo bita synchronization, amagambo bigendana binerekana. Hama hano guhitamo igitabo, imbonerahamwe y'imfunyapfunyo z'ibitabo, ni ukuvuga ngo na abbreviation, ibitabo bikagaragara muri abbreviations, kandi ibi ngira ngo si byiza, ni birimo by default ko ibitabo byagaragara ari urutonde rw'ibitabo. Hama kugaragaza umupaka, kwerekana umupaka w'ibitabo w'umutako iruhande rw'amagambo, ni aka kantu k'indabyo kari ku ruhande, niko kitwa border, kari iruhande. Umuntu ashobora kugakuraho, ashobora kuza hano nyine muri igenamiterere akagakuraho. Murabona ko border ivuyeho, ariko reka tuyishyireho, ni byiza nabyo ntacyo bitwaye.
hano imigaragarire ya porogaramu hano ngo buza sikirini kuzima. Ushobora kugira ngo iyi sikirini mu gihe application ifunguye sikirini kugira ngo itazima ugakanda hano, yego ugakanda hano, ariko ntabwo nabishyizemo by default, niyo mpamvu mubona ko katari ticked. Nibwiye ko bitari ngombwa, umuntu mu gihe ari kuyikoresha ntabwo yazima, keretse wenda yayiteretse ku ruhande ari kumva audio gusa nibwo wenda ishobora kuzima, ariko ubu ngubu bwo nibwira gutya ari byo byiza ko kaba katari ticked. Kandebe ko hari ikindi. Ibi ni ibyerekeye application buhoro, byo si ngombwa cyane uko iki gitabo ntabwo gifise copyrights kuko kimaze imyaka myinshi. Nta bijyanye no kuvuga ngo ntuzakigurishe, ntuzagihe abandi, ibyo nta birimo. Ndebe ko hari ikindi naba nibagiwe, ndibaza ntacyo. Gusa harimo na ya application yacu ya YouTube yitwa Oser la Vérité, ushobora kuyikandaho hano. Murabona iri hejuru y'ibyerekeye Oser la Vérité hano. Iyo uyikanzeho ihita igutwara kuri YouTube channel yacu. Yego, nuko ndibwira ibi bihagije. Dore uko application igaragara muri screen ya telefone ni hano hepfo. Iyi umugenzi niyo application muri telefone, nuko nguko igaragara. Murabona ko twamaze kuyidownloadinga. Murakoze cyane rero. Umwami w'amahoro abaho umugisha kandi abazigame.